n'umunsi utazibagirana. Hari tariki 23 Ukuba umwaka w'2025 kuri stade Ibini Batuta Itangwe muri Mboko hari hagiye kubera umukino udasanzwe wari ugiye guhuza ibihugu bibiri by'ibihangage by'umwihariko mu mupira w'amaguru ari byo Senegali ndetse na Botswana. N'ibihugu byari bifite abafana batandukanye bari baturutse impande zose, ibinyamakuru, amateleviziyo, buri umwe wese icara gahunda gatoki kukandi agira ati Senegali iri buze gukubitira inzega ikipe ya Botswana. Ariko ku rundi ruhande abafana b'ikipe ya Botswana bari bihagazeho, ariko byose gakemurampaka yari baro yikaragamo umwuka ikinaga mu rushundura. Ese ninde wari gukubita undi? Ibyo byari ihurizo ku bari bagiye kureba uyu mupira ugitangira. Ku mpande z'ibihugu byombi buri umwe wese yari afite abakinnyi b'inkingi za mwamba yashoboraga gukubitisha ndetse agahondesha indi kipe. Kurenga ikipe ya Senegal yari ifite Nicolas Jackson, ikagira Ismaila Sarr ndetse na Sadio Mane, ikagira Kalidou Koulibaly ndetse na Edouard Mendy, umunyezamu ukomeye ndetse wakoraga amasevu ateye ubwoba agahabya ikipe ya Botswana. Ariko kandi ku rundi ruhande ikipe ya Botswana nayo yari yoroheje kuko yari ifite Tedo Kabarire ndetse na Gape Muhosiwa ndetse na Tumisang Olbonye. Aba barabakinyi bashoboraga kwataka nabo bagatsindagira ibitego, inshundura zikinyeganyeza. Ku isaha y'isa 9 z'amanywa nibwo umusifuzi yawushe mu ifirimbi maze atangira umukino. Mu ntangira z'umupira ikipe ya Senegali abasore bayo badwaniraga kuzamuka ndetse bakanataka abasore ba Botswana mu kuzamuka. Counter attack ibi byatangiye bitera ubwoba abasore b'ikipe ya Botswana, ariko Botswana yagerageje kubuza Senegal umupira, ariko ubuhanga bw'abasore ba Senegali bwagaragariye mu guhatana no gukura umupira imbere y'izamu. Ku munota wa 40 mu gice cya mbere cy'umukino Nicolas Jackson yahawe umupira mwiza waruturutse mu rubuga rw'amahina maze ahereza pasi nziza Ismail Jacobs atera ishoti ryiza mu izamu, inshundura zirinyeganyeza. Ikipe ya Senegal iba yarobye Botswana igitego cya mbere. Abafana ku mpande zombi bamwe bishimye, abandi umubabaro, ishavu n'agahinda bitangira kubazonga umutima. Nanone kandi igice cya mbere cy'umukino ubwo nibwo umusifuzi yawushe mu ifirimbi agira ati igice cya mbere cy'umukino kirarangiye, cyo ni mugende mwitegure kugaruka muhatana mu gice cya kabiri cy'umukino. Igice cya kabiri cy'umukino amakipe yombi yagarutse yariye karungu. Ku munota wa 58 w'umukino Nicolas Jackson yongeye hagurutsa stade. Uyu musore yatsinze igitego nziza kuri pasi nziza yarahawe na Ismaila Sarr, ahita atera ishoti remereye, inshundura zirinyeganyeza. Noneho abafana b'ikipe ya Senegal basaze barasizora bagira bati ibi nibibaho ikipe ya Botswana ntabwo ari ikipe ahubwo yaje kudukoresha imyitozo aha mu gihugu cya Morocco. Ibintu byakomeje bagatera nzamba muri stade. Abafana ba Morocco nabo bagira bati nimutanyagurane wenda mumwe muri mwe azavamo duhure mu mukino uzakurikiraho. Ariko ibintu byasaga nibigiye gutanga ishusho y'uri bwegukane uyu mukino. Ku munota wa 90 w'umukino Sheriff Ndiaye yahawe umupira mwiza na Sheikh Sabar maze arekura ishoti rere mu izamu, maze atera umupira mu izamu, inshundura zirongera zirinyeganyeza. Igitego cya gatatu hagati y'ikipe ya Senegal ndetse na Botswana kiba kirabonetse. Abafana b'ikipe ya Botswana bahise batangira gusohoka muri stade ururi bagira bati nta kundi ikipe ya Botswana igihugu cyacu kidusebereje muri Maroc ku mugaragaro. Ngayo rero ngo kuko byagenze umukino wahuje igihugu cya Senegal ndetse n'igihugu cya Botswana. Nge bagezaga iki kiganiro Ndirambona Jacques, iyo ni Sura TV1 murongo mugari byegeranyo mugezwaho. Niba ari bwo bwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro urasabwa kuba wakanda subscribe ugakanda follow aho bishoboka. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.